turagushimiye Mana yacu, turagushimiye kuri Imana iri hejuru y'ibihe byose, ufite imbaraga zimenya byose, niyo mpamvu uhagarara ku itangiriro ukavuga iherezo. Turagushimiye ko abawe ubamenyesha ibihe, ukabaha imbaraga za buri gihe, kuko wowe ibihe byose ubibamo kandi ubiba hejuru, urabisumba. Icyubahiro kibi cyawe Nyiringabo. Turagushimiye ko uyu mwanya nawe twemereye kuwugeramo ngo twumve icyo uvugana natwe. Shyigikira umukozi wawe kugira ngo muri uyu mwanya w'ijambo ryawe twumve ibiduhembura, twumve ibidukomeza, twumve ibituma ingoyi zicika, abantu bakava mu byaha, bakakumenya, bakaguha ubugingo bwabo, kuko nicyo cyakuzanye ngo ni ugushaka no gukiza icyazimiye. Reka rero izazimiye zose Mwami zigaruke kuri wowe, kandi uwari ucitse intege asubizwemo intege, uwari utangiye kunyura izindi nzira garura ibirenge bye mu nzira ukoresheje ijambo ryawe. Cagagura ingoyi zose z'umwanzi mu izina rya Yesu. Reka intsinzi ibe yawe, reka kunesha kubu kwawe, gushyirwa hejuru kubu kwawe, amavi yose agupfukamire, icyubahiro cyose gihabwe wowe wenyine. Urakoze rero, cecekesha andi majwi yose mu izina rya Yesu, kugira ngo twumve neza ijwi ryawe tutaryitiranya n'ayandi. Urakoze rero kugiye kudushyigikira twese, ukaduha kumva no kumvira icyo Umwuka avugana natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Munzamurireho ka mikoro kugira ngo ijwi. Tugiye gusoma igitabo cyo Kuva, gikurikirana n'itangiriro, ni icya kabiri uvuye mu itangiriro. Turasoma igice cyaho cya kabiri, umurongo umwe, uwa gatatu turashyiraho n'uwa kane. Kuva kabiri umurongo wa gatatu. Turongera dusome Zaburi ya 46 umurongo wa mbere cyangwa wa kabiri ku zindi Bibiliya. Tungere dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu. Turihuta. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Amen. Twagiye muri Zaburi. Zaburi ni umwami w'ibitabo niko bayita abasomyi. Ni nini cyane kuhamenya biroroha. 46 umurongo wa kabiri. Hari izindi Bibiliya ari umurongo wa mbere, ariko iyi ni uwa kabiri ndibwira ko mufite. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Iryo ni itangazo. Imana niyo buhungiro bwacu, kandi ikaba n'imbaraga zacu. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirandura, naho imisozi yatiswa no kwihinduriza kwayo. Hariho akantu hepfo kavuga ngo sera, uruhutseho gato ubanza utekere. Ibyo ni ibintu bikomeye, karaka cyo gasobanura, nta kantu kanditseho ngo sera. Karavuga ngo buruhutse. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko, igice ndibwira ari icya 4. Turahasoma umurongo umwe gusa wa 39. Mariko 4:39. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Yesu ashimwe.
ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Wa musore avuye ahangaha aratubwira ngo amadosiye ngo yari yanditse nawe arakosorwa, ariko muzi ibintu byari byanditse nabi bikagenda bikosorwa. Twasetse na mushumba avuze rero ko yari afunze, ati nanjye yiwanjye yari yanditse nabi irakosorwa. Nuko ndavuga Imana yanjye, uyu muntu uvuye muri gereza koko hari ahantu haba harimo ibihumbi n'ibihumbi. Kubona rero umuntu nkuriye bavuga ngo tugusubikiye imyaka 4 taha, sha iba yakosowe, ni rwose iba yakosowe. Imana imuhe umugisha uriya musore, kandi mu muremere mwumvise ko afite n'utundi tubazo tugize, ariko humura sha bakuremera barorera iyakuvanye hariya izakubeshaho. Niyo yadukuye mu bintu natwe twajyaga dukora. Ko gatanu nabahaye ubuhamya ko nakuye urwiri kandi nkarukura gikristo. Erega mushumba buri urwiri n'utwatsi tubi, inka ziradukunda kuturisha, ariko mu bijyanye no guhinga ni tubi. Twangiza ibishyimbo, twangiza ibiju, nta bintu tutangiza aho twameze. Rero hari umudamu twaririmbanaga witwaga Jani, yarambwiye ati Kristo rero nta kindi kiraka mfite urwiri hari hepfo mu rutoki, warukura cyane. Yampembaga 100 rimwe n'indobo y'ibijumba. Ubwo amadosiye ataracuramye nihe ubwo se munagira ngo ibintu bicuramikire muri gereza, aho mu rwiri waho bitari bicuramye nihe. Ariko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, yari ifite imigisha yo mu mwuka yo muri Kristo yaduteguriye irayiduha. Niyo mpamvu yimuye ibintu bimwe ikimika ibibi, kandi izakenyuruza abami dukenyeze. Mukajye mubona mutuze ngo mugire ngo nta bandi yakenyuruje, ntabwo wabimenya, ariko hari abandi bayakenyura ikagukenyeza. Nabaye umunyonzi, naranyonze centre ya Kicukiro Sonatube 50 francs, kandi neza nkanyuzamo nkanarihagurukira. Hari abakubona bakagira ngo rero wavukanye imbuto wagize gute. Oya, na amadosiye yari yanditse nabi iyashyira ku murongo yandika neza. Nasomye ijambo ry'Imana nijoro mushumba, nasomye nsanga habayeho guharira hagati ya Pilato n'abanditsi n'abayuda kubw'itangazo yanditse, arishyira ku musaraba, arishyira mu ndimi 3: Igiheburayo, Ikigiriki n'icyarameya. Ryaravuga ngo uyu ni umwami w'abayuda. Ngo bahita bafuna intumwa n'abagabo bazi kuvuga neza, mwami sorry hari ibintu tubone mwanditse nabi, mwavuze ngo ni umwami w'abayuda ariko muhinduremo akantu, n'uwiyise umwami w'abayuda. Ngo bahita bakebuka, icyo nanditse ntacyanditse, murashaka ikimwe. Bari bagize ngo byanditse nabi, yari yabyanditse yamaze no gukaraba. Mushumba uzi ko hariya yanditse nyuma ya kwa gukaraba, ababwira ati uyu muntu muramukiza iki ko mbona arengana, ngo nabambwe atumiza amazi arakaraba. Nose wakaraba utazi ibyo ukarabye, yakarabye amaraso yaravuye atazababarwaho n'abana banyu, ati nta kibazo. Nyuma rero uza kumubwira ngo yanditse nabi, yarababwiye ati icyo nanditse ntacyo, icyo Imana yanditse kuri wowe yaracyanditse. Wa muhungu we nubwo ntakuzi, ari amakorosi yose wakubanutseho ko ari kugira ngo ube n'umudije w'ahantu, ngo yari umudije muri gereza akishyiriraho impanda na Gosheni. Bwana asifiwe. Intego y'icyigisho cyanjye iravuga ngo Uwiteka Imana Yesu Kristo umwami arahirengeye barebe ibizakubaho byose. Arahirengeye, ntago wamubona ariko ari ahantu hirengeye, ari control. Hari akazu kaba ku kibuga cy'indege bita ngo ni tour de control, kaberamo ibintu byo kumenya indege igiye guhaguruka n'igiye kuza. Yesu ari iburyo bw'Imana muri tour de control, areba ibya Rushema, bya Kristi, bya David, bya Mushumba. Kandi n'umuhanga, amajwi arazamuka ari nka miliyoni, akamenya irya Jeannette n'irya Janine, akamenya irya Claudine n'irya Claude. Ntashobora kwitira kubera iki? Afite ubwo buhanga. Ariko
niba computer igira icyo bita ngo ni disk cyakira ibintu byose kikabibika, wakandikamo RA kikaza n'ibyo bintu, Imana yaburite kubika ibintu byayo, irabibitse. Ahubwo iyo uri mu ntege nke ugira ngo ntiyabibi, irabibitse. Naryo amasengesho irayabika. Amasengesho yarantangaje, amasengesho ndo umunyantege nke asenga nyine nk'umunyantege nke, ariko amasengesho yarantangaje ngo irayabika ngo ikajya yihumuriza. Perfume y'Imana nuko ujya kureba ibintu by'amasengesho wasenze igakurayo, yewe nuko riko ndimvira ukuntu Imana ari umutekinisi. Noneho ngo yihumuriwe rwose, si ninde badi nyumvira na wowe urumva uri Imana utabukeneye ibyo bintu bihumura neza. Amasengesho yo iyemera kuko iranayarika. Mu gitondo twabahaye ubuhamya bukeya, mbabwira ukuntu twasenze amasengesho ntazi nanjye, kuko twaya tuvuga ngo twicaye nko mu nzu ahantu tumaze kunywa icyayi, turashima Imana yuko twavukiye. Umwe agahita ati mfite igitekerezo, tuguma ahantu tugume tuyibwire ko twavukiye ku Mana, ku Mwami nyine imbabazi, tukaguma. Nuko nyine icyo gihe nari umusore, ariko ntabwo nataha. Bigeze no kunkubita nijoro abasirikare, tuvuye kwa Jean Dodier, oya twe tuvuye iwanjye tugiye kwa Jean Pierre Ndamyabere saa 6 z'ijoro, kandi baratubujije ko abantu bagomba kuba bari muri 95, twagomba kuba turi mu nzu nibura saa 3. Naho twe twaririmbiye aha turaherekezanya tujya aha, bagezeho baraduhagarika, murajya he basha? Tuvuye hara kwa Kristo se barahazi, murajya he? Tugiye kwa Ndamyabere n'ubuhe n'uyu nguyu. Izi saha ibintu murimo murabizi. Ndeba hirya nyikubitira urushyi, mbona ibirori n'amatara ay'ubururu n'ayihe. Bwarakeye se turabireka, bwarakeye turara handi, twarasenze amasengesho arambuye ayibice ayiki. Abarokora uziko kubwira ati kugira ngo izamenye ko wayibwiye, uzazamura akaguru kamwe uyibwira uti reba ndi kuri kamwe ariko ndakubwira. Mugatega kandi dufite wajyaga mu giti mugakoki akavuga ati ndaje ndi munsi y'igikari Imana. Twaramuhagaritse ajyanamo n'abakobwa, Garcia ni wamuhagaritse. Tumubajije tuse kuki ujyana abantu mu giti, bira bintu muri ati ibintu murimo si muri mubi, ati giye uziko buramba ndi hafi y'Imana neza ni, ati ndazamuka nkayegera, ayo nayo twarayasenze. Uzahura n'abarokore bagenda muri uyu muhanda bagennye w'abanyamaguru bihuta gutya, umubwira uti surajya he? Ngo ngiye imbere. Aba baba bari gusenga nabo nayo twarayasenze. Umuntu ntafite aho agiye ntaki ngo warimo rerekeza za Kabuga, Mana urabireba kandi uzabikemura ndakuzi. Bene ayo nayo twarayasenze. Ayo nayo Imana igira gute? Irayakira. Buriya ntabwo bavuga ngo idosiye yaracurukuwe, ntiwamenya aho yacurukuriwe. Niba yaracurukuwe uri muri ayo, niba wari ugize utya, ntabwo wamenya aho yacurukuriwe. Jya uyibyira wa mugani wa musore, nimuyimere icyubahiro. Ya minota iranjanye wa mugani wa mama. Reka nze kubyo nasomye. Ngeze muri Israeli hari utuntu nabajije, kuko ibyiza nk'umuntu w'umwigisha kugera ahantu Yesu yavukiye, nanjye narahageze nyine ncibikuba. Urumva hari ukuntu urasenga ariko ugaca n'ibikuba, ariko nta muntu nabwiye nayo ndi Nazareti ndasenga nijoro n'abamana ndi haha ndi wavukiye. Mbese ariko ibyo nta kintu bimaze cyane. Uko twavuganye ndi hariya niko bavuganiye ku rugarika, ikagukura muri rya gara, amagara aragwira. Mwabonye igare yari arimo rimeze nk'umuvure babaje mu giti cy'umumuna. Pastor nabajije akantu ndakababwira dusenge zahagaruka. Ubwo uyu mushumba ari hano ni mushuti wanjye, yavuze ati ngwino mitaze nzahagaruka, ariko rikababwira ko Yakobo ahunze yaraye ahantu bita Iruzu, yisegura ibuye.
ngo abone urwego arimo ararota ruzamukaho abamarayika abandi bamanuka. Mu gitondo akangutse aravuga ati naraye mu iramba ry'ijuru sinabimenya, ati ahantu hari Imana mwuka byara. Ahindurira izina hitwaga Ruzu ahita Beteli. Aravuga ati kandi nundinda ntasa nzahubaka inzu yawe. Ndagiye aho ngiye simpazi igiye kwa marume ariko numpera y'umugisha. Aha ngo asiga hashinze ibuye aragenda amara imyaka 20. Abonye ko abana mureba nabi ibyo nibindi agarukana n'abagore 2 n'abana niki. Ageze ahantu yashinze ibuye, umugore we witwa Rasheli yakundaga arabyara, mu kubyara arapfa. Byaba ibyishimo byo kuzamura yanzu no guhigura hafira umugore we. Yongera ahita irindi zina mushu, ahita Hemu, bisobanura imitsima y'umubaba. Bari ibyo kurya ariko bababaye. Urumva hari Beteli none hajemo Hemu. Mushu uruzi ko mu myaka myinshi ariho haje kwitwa Betelehemu. Uzi ko iyo Hemu yahuye na Beteli bikaba Betelehemu, Yesu akaba ariho avukira. Muzi ko abamarayika yabonye aryo tabazamuka ari babandi baririmbye ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana naho mu isi amahoro. Ariko murumva ibintu turimo ukuntu bipanze neza, nubwo bitaragufata ariko bipanze neza, bipanze neza rwose. Tuntu twose ugerayo ukabaririza. Nabaririje na ryabaraza hahandi wa mugabo yari aryamye amaze imyaka 38. Ntabwo rigihari, hari ibintu bagikereye ubu ngubu ariko ntabwo bigihari bimwe. Kuko na Mukaroti baramunyeretse nkajya bavuga ko ntabona amaboko, ko yari umudamu, ko ntabona ijosi rye, ko mbona. Ariko nyine bakavuga ati ririya buye nyine urabona, tugafata amafoto. Ntabwo ujya mu bintu byo kugira byo kubaza cyane, hashize igihe kinini. Ibaraza rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu. Ibaraza rya mbere ryari VIP, ahantu hajya abana b'abayobozi na ba mama wabo barwaye imigongo, bakavuga ati iki kidendezi nikihinduriza sha uzashyiremo uyu mukecuru yakoze afanda kaza n'umwana wakamushyira aho ngaho. Ibaraza rya kabiri ryabaga ririho abandi biyungirije nk'uko bizi bipanze, gavana, akarere, sigiwe imirenge, bikaza no kwa daso hirya ngi. Noneho bikagenda byagera hirya bikagera ku bandi bantu rero bitwa abagenerwa bikorwa. Urubanda rwa Giseseka begeranyirizwa mituwere n'ibindi bibiri. Hazaga iryo rembo rya gatanu ryagiraga abantu badasurwa, batagira umuntu bareba, batagira gute. Ni iryo rembo rya gatanu Yesu yaciyeho, bitagira umuntu urigeraho. Azari ku isabato yo muri Isirayeli, bari muri Sira, nta muntu ubugenda. N'uyu munsi ku wa gatandatu muri Isirayeli ni abantu bake cyane, abandi bose kimwe, nta muntu ubugenda. Ahaca ku wa gatandatu kugira ngo hatagira umuntu waje agemuriye abantu muri abo agira ikintu akora, aza ari wenyine ku isabato, aca ku rya gatanu. Cyase urashaka ko nkugirira, urashaka bite, urashaka gukira? Nicyo yabashije. Atangira kumubwira ngo urabona ngo nkiza ngo iyo kikihindo atoya. Nimo navuga amagambo menshi ngaho ndumva utamenye icyo nshatse kukubaza. Ikorera uburiri bwawe ni ku rya gatanu, nahatajya hagera abantu. Nubwo utagira inshuti, ari inshuti yawe. Nta bantu muziranye bakomeye, ariko Yesu muraziranye arakomeye, azakwisurira humura. Kandi kuva uwo munsi kidendezi nticyongeye gukora. Narabibashije nabyo pastor, kuva uwo munsi nticyongeye kwihinduriza. Bakajya bicara bakabaze ko kite noneho marayika ko atakiza. Ngo umuntu umwe no wavuze ati nyamara kuva wa mugabo yaca hano, umwe wakuye wa mugabo hano wari uhamaze igihe, induru zikavuga nticyongeye. Naho nyiri kidendezi yari yaje. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratwumva. Mwari birabintu rero ngiye kukorohereza, turaza kubikomeza mu rya kabiri, mu rya gatatu. Bwana sifiwe. Mose yaravutse, minota yaje. Mose yaravutse, sibyo? Avuka mu gihe kitari cyiza, nkuko nawe wavutse.
cyangwa se ukavuka wowe mu gihe cyiza, kubera ko ntiwavutse ngo bashake kukwica. Nyina aramuhisha amezi 3. Imvugo y'umwana w'uruhinja no kurira, abonye nta kuntu azabigenza n'ubundi bazamumwicana, amubohera akantu kakebo, amushyiramo, amujyana ku rufunzo hasi ku mazi kuri Nili, ica mu mujyi hagati muri Ikayiro mu Misiri, narayibonye. Aragenda agashyiramo, ashyiraho Miriyamu mushiki we ngo hagarara hirengeye acunga umutekano wa musaza we. Nuko nguko byari bimeze, ariko yabikoze nk'umuntu. Umutekano wa Miriyamu burito wa Mose wari ufitwe n'Imana. Umutekano wawe ufitwe na Yesu. Niwe ukugaburira, niwe ukwambika, niwe utuma ujya mu mujyi ukagaruka, niwe utuma uryama ukabyuka nta dukoko twinjiye mu kanwa ntaki, niwe utuma urya ukadijera neza, niwe utuma arahirengeye ngo arebe bizakubaho, niwe uzakubakira. Nubwo ubona ibibanza byarashize, ntago byashize, haracyari andi makaritsiye ameze neza. Ni mu cyubahiro umwami, ahubwo kubera situation urimo ubona ibibanza byarashize, ariko ntago byashize. Imana iratureberera ikadukura muri ibyo bintu byose. Niyo yambonye ndimo ndakura urwiri, niyo yambonye uyu munsi ntwaye imodoka, niyo yambonye cyagihe ndi umunyonzi, niyo mbona uyu munsi nkoresha inama y'abakozi, navuga nti ndabasuhuje bagakoma amashyi. Waraguzwe ufite abakozi bagana gutya, muraho kace ugahita yuko ko wahinga urwiri, ugahita yuko ko wakuye urwiri. Imana irakora we byanga utabyemera, ariko irakora. Tuzababwira tugeze tubaha ingero zifatika. Muragira ngo tubahe izihe ngero? Urugero ko ari gihe hari undi wigeze wumva mvuga nige nushaka kubibaza uzajya gufate mutwa Samusoni yaranyoboraga, nari umwana we nasha niwe washingiye, urumva amaze imyaka 24 ashingiye, abahungu n'abakobwa. Umuzamubaza uti Kristine mu cyazakuke. Imana irakora, irakureba muri ibi bihe, izakureba no mu bindi bizaza, kuko yo niyireba mu itangira ikayitireba no mu. Nyina yagiye kumwonsa, ayo makuru nayababwiye kare. Uko kureba kwa Miriyamu arahirengeye, niwe wamenye ko hari umuntu yaje koga, ari umwana w'umwami. Nibwo yategetse abagaragu be bamuzanira uriya mwana, ngo amubonye nawe abona ni mwiza. Miriyamu aho yari arahirengeye ahita abwira nyina ati hari umuntu umukuyeyo, manuka tujye kureba. Noneho Miriyamu warirukankagerayo asanga n'umwana w'umwami, ngo baravuga ati uyu mwana nakurayo umuntu umunderera, ati reka mukuzanire. Arirukazana nyina, amashereka ataratangira kumurya, aramwosa. Umwana akura neza, agwiza imbaraga n'ubwenge. Imana irabizi wowe. Nuba mugore ntiyarazi ko nyuma yo guhisha bizarangira yonsa yahembwa, kandi batabizi. Irabizi rero, Imana izi kuzakubeshaho. Twagiye bene Kora tugende muri Zaburi, ibindi turaza kubigarukaho mu rya gatatu. Bene Kora muri Zaburi umva ukuntu bimeze. Kora yagomeye Mose kugeza ubwo Imana we na Datani na Abiramu, kugeza ubwo Imana itegetse ibwiye Mose ngo abatumize abari mu ruhande rwa baze iruhande rwa Mose, abatari mu ruhande bari mu ruhande rwa Kora bajya hanga. Imana ibashingura muri ubu buryo. Mose yaravuze ngo ubutaka nibubumbuke bubatware, burabumbuka gutya bamanukiramo, buratwikira n'ibyatsi bigumaho. Ahita avuga ati dukomeze rero dushima Imana, abandi turi kumwe hano dukomeze tuyikorere. Hakaba harimo abana bakora bagiye mu ruhande rwa Mose, niba banditse iriya Zaburi twasomye, ni bene Kora muzasome hejuru niko ivuga. Barandika baravuga Imana niyo buhungiro bwa reka Imana niyo buhungiro bwacu, kandi kaba n'imbaraga zacu. Numufashe rero utabura kuboneka muri Covid, wakoze impanuka muri gereza, ahantu hose araboneka. Namaze amezi 5 nishyura inzu ahantu nabaga. Umugabo witwa Yesaya w'umudive aza kundeba n'umugore we, barambwira bati Kristi twakwakiriye nk'umukozi w'Imana, dufata inzu nini turayiguha ngo dutunga abana. Amezi abaye 5 nishyuraga 180, ubwo ni 100. None rero ntabwo tuvuga ngo turagumaniza intebe n'akabati, sibyo ko hari abantu baba bafite intebe zitanagurishwa, tanagumana. Saga umuntu avuga ngo afite intebe, nuko tufite intebe nyine, ariko ziraho ngaho zari zimeze zityo urazumva nazo. Noneho
aravuga ati ujyane intebe zawe, ujyane n'akabati n'ibintu byose, nuyabona uzayazana. Ntisawa. Ariko se wampa nk'iminsi 3 ko numva nazaba nyabonye. Umugore duhurira muri koridoro, ariko buri iriya minsi 3 uvuze uzaba yakwiye. Iyo basaba icyumweru ko bari baje cyangwa 2 tugasenga Imana yo muri 3 ni nayo y'icyumweru, ni nayo y'ukwezi. Nose uragira ngo iminsi Imana izabikora yewe. Umugore rero yazi kugira ukwizera komeze nk'umusazi, agutunga gutyo nk'umuntu wagoryamye akakure. Uko Imana igihe umugisha abagore. Iyo uri umunyamahoro mu rugo iwawe, ariko umugore akabona ko ibintu byawe byo kwizera bikabije kuba hejuru, akugira inama ya mbere, iya kabiri. Iyo nama yangiriye n'indi mwe ngiye kubaka. Mwihangane mba mu kazu kageretse, ariko ntimubivuge. Noneho umunsi wo kukubaka namushyize muri salo nyine nk'umuntu w'umujyanama ukomeye, mubwira ko ngiye kukubaka akantu kageretse. Ngo uraje ngo ibyo ni ukwipasa umupira muremure. Ibyo jambo naribwiwe n'umugore wa, ibyo ni ukwipasa umupira muremure. Ubwo twari tubonye ikibanza, twari gushyiramo annex tukava mu bukode, nushaka uzagere ku 8. Ariko mvuye mu nzu z'abandi, kandi ibyo bintu yavugaga byari ukuri, nawe wabivuga. Ariko umuntu wizera aba ameze nk'uwasaze, ugira ngo yarabimbwiye gutyo nkata muri koridoro cyane. Mariya ndakugasigaye ambwira ngo nipasa umupira muremure. Ariko ngenda bivuga mu mutima, ndavuga ni rero ukuntu ngiye kubigenza. Twabaga mu Kagarama, ndiye kubaka Inyanza hejuru ujya kwirebera. Ngiye gutangira kubaka, sinzamujyanayo, nzamujyana kureba naramene. Nataha bakampamagara, najya kwitaba nk'abafundi, nabona ari butega amatwi nkajya mu gikari. Nurose niyo sima ibyo bintu bimeze bite, nkabangiye nk'ahari turimo turatega, ariko imbaho zabaye ngera, ndaje mbaye izindi gake. Akajya mbaza, ariko ibyo bintu bigeze naho bigeze, yewe nzakujyana. Imana irareba, niyo buhungiro bwacu, niyo mufasha, niyo mbaraga. Upfa kuyizera neza, igihe cyarageze Imana irabitunganya. Ariko ibyo yavugaga byari ukuri, ariko nanjye ibyo navugaga byari ukuri. Mujyanye gusura yaravuze Imana ishimwe ngo hiyongereye agaciro. Ndagereza ukuntu ureba umuntu yakureba ukareba hirya, ukajya umureba yaza kukureba ugahita wigirira gutya. Hageze agaciro n'ibintu ukuntu wansomeye. Ariko ubu niwe binezeje, nanjye biranejeje, ariko nawe aranezere. Imana yacu irakora. Muragira ngo ikore gute? Irahirengeye irakora. Twasomye mu butumwa bwiza, bene kora mva babwire aho uvuka. Ngewe ahantu mvuka, papa nabyirutse ntarabona papa asuhuza mama. Wenda mabwira akantu koroshye, urabona kumumuza uti madam mwiriwe, nubwo utamukora mu ntoki ariko ukavuga uti mwiriwe. Nubwo yabaga yaraye ahantu akaza, yazaga uramuhoro nindo urambuka kirane sino, ubwo tukirukanka hamu ibirya bakamena ibiki byose. Ntabwo yigeze yajyaga agasuhuza, yigeze kwirema mwiriwe kwa karibwa, kugira ngo twese twikirize ntihaburamo n'umwe. Mu rugo rwanjye ndasuhuza ntimuvuge. Ubwo tukaba turagatoye inkono y'ibishyimbo bakamena ibintu byose. Nuko nabyirutse aho havamo umuvuga butumwa gute. Imana niyo buhungiro bwacu, n'imbaraga zacu nitureshika tuzana kugeza ku rwego rw'uko tuvuze ngo n'ubuhungiro. Nagiye Karisite ngeze mu butumwa bwiza. Mu butumwa bwiza rero nta kibazo turi bugirane. Mu butumwa bwiza rero haravuga Yesu yagiye mu bwato ari kumwe n'abigisha. Iranyanja nayigezemo pase nayo nayibajijemo ibintu bibiri, bambwiyemo ibintu bibiri. Twagiye kurya ifi ahantu bita i Galilaya, harimo n'amafi biyitiriye Petero. Bayita ngo ni Petero kira, Petero fish niba iki oya mu Cyongereza. Nibyo twarayi kandi simbabeshye, barari nayo tugaburiye rwose amadolari 20 n'iyigura. Noneho habamo ubwoko bw'amafi 250. Ayo ni amateka nyine barakubwira, hari naho babushyize
aba hari ubwoko bakabwirura iyi ni ubwoko bw'ama kuva cya gihe yavuga ngo ifi zijyemo hahise hazamo ubwoko bw'amafi 250 burimo muri kira kiyaga. Icya kabiri kirimo kuva umunsi umuyaga ahagarika umuyaga na n'uyu munsi nta muraba uba muri ruriya ruzi. Ayo makuru nawe ntuyazi? Nta muraba uba, babashyira no mu bwato bakabatembereza ariko nta muraba uba. Ngo yarawucecekesheje ugenda ugiye na bugingo n'ubu. Ni inyanja itagira umuraba, yitwa inyanja y'i Galilaya, ubundi kitwa inyanja ya Tiberiya, ariko biterwa n'aho uri. Ayo mazina bavuga Galilaya kubera nkuko waba uri Gikondo, nanone nkuko waba uri Remera. Hanyuma ajya mu bwato ngo arasinzira ye. Yasinzira sura mugabo, ntago mwumva plan ye ariko mba mabwiye nakandi nzagaruka. Oya ndeko mumbabarire buriya rero reka mbabwire tuzagaruka. Ni kare ibintu bya theology nukujya gusobanura gusi byazagera he. Ariko nashakaga kubabwira imizire ya Yesu kwisi. Buriya abantu barigisha pastor bakavuga ngo Imana ngo yarwanye ngo na Satani ngo yagize ishyari ngo yagize rekata. Satani yashatse icyubahiro cy'Imana. Lucifer yari CEO ushinzwe gufata icyubahiro cy'Imana akakigeza ku Mana. Urumva yari inyenyeri yo mu ruturuturu, yari umuntu ukomeye. Abamarayika bazanaga icyubahiro bakakimushyikira n'abakakishyira Imana. Iyo yinyeganyezaga ngo amajwi 30 nangahe yavugiraga icyarimwe, yari umuntu w'umuhanga ukomeye cyane. Umunsi umwe gusa ngo yiyumvamo kwiye kwegera Imana, ngo arayibwira atese waretse tukegerana none icyubahiro nkajya ngifata ntiguhereze. Donc ashaka ko no kwiyegereranya n'Imana. Nicyo yazize. Abantu rero bakavuga ngo yazize ngo ishyari ngo ryo kurema umurore kare, yazize icyubahiro cy'Imana. Ubu rero ngiye kubabwira uko yamanutse niki, mureke tuje noneho tugaruke kuri bwa bwato. Nzaza noneho ubwato Yesu yari ari kumwe n'abagabo 12 yatoje, basangiye bararanye, akagira ngo arebe no kwizera kwabo aho guhagaze. Yigira ubwerekeza bw'ubwato ni mu mutwe wabo. Buriya ubwato ababutwara buriya butwarishwe ingashya ya hepfo, aho buturuka niho bicara umushoferi wabo. Noneho ubwerekeza ni mu kizuru cyabo. Yesu rero yaragiye, urakoze mama. Yesu yaragiye ajya ibwerekeza aho twakita nko muri kabine. Agezeho ntiyicara, afata umusego ngo araniryamira. Siko Bibiliya yatubwiye. Barangije rero umuyaga urasa, ushyizemo amazi we. Nababwiye ba mu gitondo ukuntu bavomaga amazi bakoresha akantu bita intahe. Intahe ni akantu kavoma amazi mu bwato, kameze nk'uruho cyangwa urukebano cyangwa ibakure, ngo amazi aranga menshi aruzura. Ngo umuntu umwe aravuga atari ko wa mugabo ari he, ati ibere yari bwerekeza ndetse yanasinziriye igihe havuye. Ngo hajyayo umuntu nta biri ivuga wagiye, niba ari Petero niba ari Filipo, ariko n'umwigisha umwe wagiye. Nta kintu bikubwiye tugiye gushira kweri, uzi ko umuyaga we ngo akangutse. Urumva yuko kenshi kugira ngo ubone icyo ukurikiza. Uburyo umuntu usinziriye umukanguye ari umudokiteri ukamubwira uti mbwira ko hari umuntu urwaye umutwe turamuha iki, yakubwira kubera ko ubwenge bwa butaragera ku murongo. Ari umwanditsi wavuze ngo iyo dusinziriye Imana ubwenge bwacu bikawushyira mu kabuwate igashyira muri tiriwara hano, wakanguka ikongera ikagusubiza, nibwo wongera kuba umuntu ukomeye. Ariko iyo yawujyanye urugona wasabye. Ariko we kuko ari Imana ngo yarakangutse, Bibiliya yatubwiye ngo acyaha umuyaga. Gucyaha mwebwe ntago muzi icyo bivuga, ariko gucyaha ni nko hari Bibiliya nasomye igifaransa iravuga silence, ariko nayo nasomye ivuga tetwa. Ngo yarakangutse abwira umuyaga ngo tetwa we. Ndabona ntasoni umwangira abana ngo nuko inyanja iratuza, ariko irangije ngo irahora rwose. Naho nsoreje rero Kristo abicecekeshe bihore rwose, kuko arahirengeye arimo arakurebera ibiri kubeho. Nageze mu nzu yanjye maze imyaka 19 nkodesha, kizemo iyo
iyo nari ndi kumwe n'umugore ni 17, iyanjye ni 2 ndi jyenyine 19. wari bwakodeshe n'8 ko wazengereje abantu, wari bwamare n'7 niba nose utekereza ko Imana yakuretse? Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze bityo. Kandi ahantu Imana nayitinye yabwiye Yeremiya avuga ngo reka ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi, kugira ngo mbareme umutima, aho niho mudatinda w'ibyo muzabona hano. Ikure mu mutima ukaza seje mukabyina ukajya wizengurutsa ngo reka dusenga Imana ivuga ukoresheje akaguru kamwe. Umuntu yakubaza atari ko ibyo bintu byina, urabizi ko nyiri inzu ari ku muryango aramaze. Wibuka ko ufite inshingano n'ibindi bintu bikuremereye nyuma, ariko Imana turayifite ni yacu. Imana ibaho umugisha hamwe natwe, amen. Dusenge. Ndifuza gusengera abantu bakizwa, bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Twarakijijwe, dukizwa neza, tubibonamo inyungu ikomeye. Hari umugabo watubwiye ati ijuru nubwo ryaba ridahari, ariko nibura kuba muri systeme y'abajya mu ijuru bituma umuntu abaho neza. Umenya kurera abana neza, ukunda umugore wawe nkuko wikunda, wumvira mudugudu n'uwisibo, mbese ibintu byose ubikora neza. Urumva aravuga ati none nibi bintu bikoreka neza ijuru wenda reka, ariko ijuru ryo turarifite. Kandi ijuru ntabwo ari ahantu, ijuru ni ukuntu uko kuntu mugomba kugushaka. Dusenge. Umuntu ushaka kwihana anazamura ikiganza tumusengere. Kare nabonye 2 b'abasore 3. Nazamura. Umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza naba ari uzamura ikiganza tumusengere aka kanya. Abandi pastor aramfasha, pastor ngwino mfashe n'ibindi bimfashe kugira ngo tuze gukomeza mu rya 3 na mwarimu tubanye neza. Reka twese duhaguruke dusenga Imana. Ijambo ry'Imana ririsobanuye, twabyumvishije neza. Tugiye gusengera mu ijambo rivuga ngo Imana nibibwire bituze biceceke. Hari igihe bisakuza, ariko wowe ufite ibibazo bitandukanye, reka tubibwire Imana. Niyo yonyine yabikoraho, niyo yonyine yavuga bikumva. Mana ishobora byose, amateka yawe turayazi neza. Hari ibyo wadukoreye, hari ibyo wahinduye, hari ibyo wacecekesheje. Muri rino teraniro hari ibyo twifuza ko wabwira bikakumva, hari ibyo twifuza ko wabwira ngo nibiceceke bigaceceka. Abantu bafite byinshi cyane bimeze nk'imiyaga bituzunguza, bitujyana iburyo n'ibumoso, ariko uwo muyaga turakwinginze ubwire urumva. Turagushimiye, uri Imana yumva amasengesho. Turagushimiye, uri Imana ihindura amateka. Turagushimiye, uri Imana ivuga bikabaho. Turagushimiye, uri Imana itegeka bigakomera. Kubw'ijambo ryawe twumvishije, twizeye yuko hari ibyo ukoze. Tugukomeye mu mashyi tugushimira. Nta wundi ukwiriye gushimirwa usibye wowe wenyine, kuko niwe ugira ijambo rya nyuma kuri buri wese. Turambuye n'ibiganza byacu tuguhaye icyubahiro, turavuze ngo niwubahwe. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Kandi dufite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Nanezerewe cyane kuko yancuguye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye yangira
imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha, Imana ishimwe cyane. Niwe umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahinduriye imibabaro rwanezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahinduriye imibabaro rwanezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane.